Imfubyi n'abapfakazi batishoboye muri bibiye, abasaza, abakecuru batishoboye bari hehe? Akazana n'agaseke ngo k'amaturo. Ibyo ngibyo byose kubera ko batazana agaseke ko gufasha abantu batishoboye. Muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7 kumanura ibyo uvuga. Ufite Imana Uraho abavandimwe badusangire ni Costa hano. Ndashimira abantu benshi cyane barimo gukora subscribe, benshi barimo kuzamuka umubare, biranshimisha kandi nawe nimba utarabikora bya kuri YouTube ushake ijambo dusangire, urahita ubona ama video meza n'ubutumwa bwiza twagiye dusangiza abantu ku bintu bigendana n'imibereho yacu. Ariko uyu munsi nashaka kuwushimira abantu benshi banyandikiye kuri iyo video nigeze gutanga ku bintu bigendana n'icyacumi. Nashaka kugira icyo mbivugaho iby'umwihariko. Namwe mwafashe umwanya wo kumbwira nabi, ndabashimira cyane kuko mwabashije kumbwira, wenda batabashije kubimbwira bakambwira nabi mu mitima yabo, bashobora kuba ari bo benshi. Ariko namwe mwambwiye nabi, namwe ndabashimira kandi ndabasaba yuko ko mwayireba neza mukabaza mukumva. Reka nsome message nkeya rero ku bantu bambwiye babashe kugira icyo bambwira. Ndahera kuri uyu muntu uri muri Canada, Edmonton, wanyandikiye kuri Facebook arambwira ngo naguzi Bibiliya uzayisome neza. Nge nize theology muri Kenya. Arekera aho ngaho. Ubundi arambwira ngo uri mu Rwanda, arambwira ngo watanga icyacumi utagitanga umurimo w'Imana uzaguka. Nuko yambwiye uyu nguyu. Ubundi nabashije kubona ko ashobora kuba aba mu Rwanda, yavuze ngo wowe nta bwenge ufite. Urakoze cyane kuba wabashije gusuzuma ugasanga ko nta bwenge mfite. Umuntu yambajije ngo none mukuri ku nama zawe nuko tudatanga icyacumi. Igisubizo cyanjye naramubwiye ngo nawe nabujije gutanga icyacumi. Malaki 3:10 benshi barayizi kurusha n'amagambo Yesu yivugiye y'urukundo. Batugisha ngo dutange ibintu kugira ngo tuzabone ibyinshi. Ni ngombwa bizatugeza mu ijuru? Ahubwo nibajije ni impamvu ki tudahindura ubuzima bw'abandi ku bushobozi buke dufite? Ni impamvu ki abavuga butumwa batatwigisha cyane ibyanditswe muri Matayo 25 guhera kuri murongo 31 kugera kuri 46? Yesu yaravuze neza uburyo bwo gufasha abatishoboye, kuko mu gihe tubafasha tuba turimo kumukorera we. Kandi si ukubafasha gusa ku buryo bw'umubiri, tukabafasha no ku buryo bw'urukundo, tudashyiramo intera hagati yacu nabo, ahubwo tubegere, tubaganirize, batubere inshuti. Reka twibukirane aka kantu, kandi iyo byashobokaga twese tukagire ahanga mu ruhanga rwacu no mu mutima. Uhaye umukene aba agurije woraho azabimwitura. Iyo ngiyo biri muri mu Migani 19:17. Utabikora nawe rero afite igisubizo gikomeye kiba mu Migani 21:13 bavuga ngo uwima amatwi umukene utakamba nawe azataka he kugira umugoboka. Bavandimwe, igikuru twamenya nuko ku inshuti zacu sizo turesha gusa, sizo zihembwa kimwe natwe, cyangwa zifite amamodoka nk'ayacu, cyangwa zifite amazu nk'ayacu, cyangwa zambara neza. Inshuti zacu buriya dushobora kuboneramo imigisha ni ziriya mfubyi ziri hariya zitishoboye, bari abapfakazi bari hariya batishoboye, bari abantu bari hariya batishoboye ducaho buri munsi. Nizo inshuti dushobora kuboneramo imigisha. Yakobo nawe yaraje arabishimangira. Idini nyakuri nirihe risura abapfakazi, imfubyi. None nukwibaza, ese aho nsengera barabikora? Nimba batabikora ni impamvu ki? Niki kintu ngewe nakora ku giti cyanjye? Batuzanira uduseke tw'icyacumi, bakazana n'agaseke ngo k'amaturo. Ibyo ngibyo byose kubera ko batazana agaseke ko gufasha abantu batishoboye. Nibyo navuze ngewe, akenshi duharanira ibitunga umubiri tukibagirwa guharanira ibitunga ubugingo, ari bwo rukundo umwami wacu Yesu Kristo yadusaba. Ndabasaba nimba utabona umwanya wo gusoma 25 guhera ku 31 kugera 36, usome 25:35. Kuko nashonje mukamfungura
umurira nagize inyota mu icyo kunywa, aho ngaho n'umwami Yesu Kristo azaba no kutubwira mu gihe twagaragaje urukundo ku batishoboye. Aho ngaho niyo ibintu byose bizingiye. Tureta tumenya ukuri. Benshi barandakariye mu gihe navuze ku bintu bigendana n'amakoti bambaye. Yego, ufite amakoti 3, 4, 5, koti migura nk'ibihumbi 150 mu nzu. Iyo 150, ibihumbi 150 by'amanyarwanda ni sakaro y'urugo rumwe wahindura umuntu ubuzima udafite isakaro, umupfakazi cyangwa impfubyi akagira inzu. Ibyo ngibyo ni ibyo bintu bizadufasha kujya mu ijuru. Aba mama babandi twita ngo bamami, ndabasaba mutekereze, ufite spare wax 5 mu nzu 2 urazifite cyangwa amakanzu ahenze, hariho umumama yaducaho buri gihe udafite igitenge, yambara agatenge kamwe buri gihe, kandi spare wax imwe yavamo ibitenge byafasha abantu batishoboye bageze kuri 4, 5. Kubera iki? Twita cyane ku mubiri, kandi byose tuzabisiga. Hari n'igihe tuzabisiga bitaranasaza tukabisiga, ariko twibikire hariya umwami wacu Yesu Kristo yaratubwiye, twibikire hariya. Aho rero niho abavuga butumwa benshi batigisha, kandi ni naho hakamaro cyane, afite akamaro gakomeye kutwigisha uburyo tubika ahantu tuzagenda tukabisanga, atari kubika ahantu tuzabisiga. Umuntu umwe yarambajije muri ya video y'ubushize aho navuze yuko ko abapastori, abapotre cyangwa ababishop, umuntu ashaka kuvuga iki? Nashaka kuvuga yuko ko ayo matitre yanyu yose ntacyo azamfasha njyewe kwegera Imana. Reka da, nta na rimwe, kandi yose azasigara ahangaha. Ahubwo ikintu kitazasigara ahangaha ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ari ryo Yesu Kristo yakubiyemo n'urukundo. Ubwo ngubu niho tuzajyana narwo, urukundo. Mutwigisha urukundo. Gutanga rero icya 10 n'ubushake, kuri njyewe mbona ari ubushake. Ahubwo ikintu cya mbere na mbere ari itegeko rikomeye ngomba gukora, nagaragariza abantu urukundo. Mutwigishe rero urukundo rwo gufasha bari abantu batishoboye. Amatorero mushobora gukora imishinga kandi ivamo umusaruro, ishobora kuzajya ifasha mu bibazo bimwe na bimwe ito amasengero abafite. Ahasigaye twibwira ngo ko tugomba gutanga, kandi nidutatanga tuzahura n'ibi bibazo, cyangwa nidutanga tuzahita tubona ibingibi. Iyo formule kuri njyewe ntabwo ari formule yo muri Bibiliya. Formule yo muri Bibiliya ni imwe, urukundo twigishije n'umwami wacu Yesu Kristo. Nimba utabashije kubona amahirwe y'iriya video yateje ibibazo navuze ku cya 10, ukande hano urayibona.